mutagatifu uko yanditswe na Matayo. Hanyuma Yesu avaho yerekeza mu karere k'Itiri n'i Sidoni. Nuko Mukanaanikazi ava ku nkiko y'icyo gihugu atera hejuru ati, mbabarira Nyagasani mwana wa Dawudi, umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera baramwinginga bati, mwirukane kuko adusakuza inyuma. Ariko we arabasubiza ati, nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Ariko uwo mugore aramwegera aramupfukamira avuga ati, Nyagasani ntabara. Aramusubiza ati, ntibikwiye gufata umugati w'abana wujugunyira ibibwana. Umugore nawe ati, ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana birya utuvungukira tugabo ba shebuja bafunguriye. Nuko Yesu aramusubiza ati, wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko ubishaka. Ako kanya umukobwa we arakira. Iyo ni ivanjili ntago. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse. Ni bikiriza gute? Iyo Yesu ategetse byose birashoboka. Undi wari umugabo n'umugore, umugabo azajya abwira umugore byose birashoboka. Undi yikirize ngo iyo Yesu ategetse. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka. Byose birashoboka. Ndagira ngo mbere ya byose rero hano hari ibaruwa twese twandikiye Yesu nyir'impuhwe zahebuje. Yego, ndagira ngo maze nyisome, harimo ibyo abanyandikiye bambwiye, ariko namwe harimo ibyo mwagiye mumbwira ndaza guhora ari byanyu. Si byose? Tubanze dusome iyi baruwa yandikiwe Yesu nyir'ibitangaza, Yesu nyir'ibisubizo. Wa mbere rero yagize ati, mwiriwe, nanjye untumire bwa burwayi bw'umutwe uhora urya no kubura ibyishimo. Barwaye indwara z'umutwe mu bwo tugiye kubibwira Yesu uyu munsi. Wa kabiri, uyu nawe ari mu Rwanda ati, umbabarire unsengere kuko umutwe uranyishe ku buryo bukomeye. Wa gatatu, uyu ni umugabo ati, nanjye ndagize Imana hamwe n'umuryango wanjye. Wa kane ati, ndi kumwe namwe kuri iyi saha y'impuhwe z'Imana. Dusabire umukobwa wanjye urwaye, mbihariye Yesu we muganga mukuru. Wa gatanu aragira ati, ni umubyeyi ati, natwe mutuzirikane mu isengesho. Wa gatandatu yagize ati, Pere umbwirire Yesu ati, ubushomeri buranyishe pe, ndabangamiwe cyane. N'abandi bose bafite ubushomeri mumve ko Yesu yabyumvise. Wa gatanu ni umubyeyi, mumfashe gusengera umukobwa wanjye, Imana imuha akana, nicyo cyifuzo cyanjye. Imana utwumve. N'abandi babuze urubyaro mumve ko rwose tubabwiye Yesu nyir'impuhwe zahebuje ahindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Undi ati, ntugibagirwe pe mu isengesho ry'uyu munsi kuri iyo saha y'impuhwe z'Imana. Nanjye mfite ukwemera kandi Yesu mfitiye icyizere. Wa cyenda ati, nanjye unyibuke, sigaye numva mfite ibuye mu mutima wanjye kubera guhemukirwa n'uwo nagujije amafaranga akanyambura. Iyo duhuriye mu nzira, iyo duhuriye mu misa, numva umutima undya, kumubarira byarananiye. Ati, unsengere ntabwo norohewe. Wa cumi, nge unshimire Yesu yankoreye ibitangaza bikomeye. Urumva harimo n'abashima kubwo Yesu yagize gute yabakoreye. Kandi abo Yesu yagiriye neza niba
kaye ayatigo ayamutende yari ha. Haleluya. Amen. Wa 11 avuga ati uyu nguyu aba hanze y'igihugu ati Father remember me in prayers. Unyibuke mu masengesho muzazikora. Wa 13 yavuga ati ngewe sibuye gusa nibibuye byinshi. Yesu ngwino dukize ngwino dutabara. Ari benshi batari biye ari biye byinshi murumwe. Undi ati mubyeyi ati rwose munsabire Yesu angurire hibuye ry'ibitero bya Sekibi mbona bikambuza amahoro bikambuza gusinzira. Ati abantu baterwa n'ijoro bagaterwa na Sekibi zikabashika. Wa 14 ati muduheke natwe aho turi mu kazi turi kumwe namwe. Mukomeze mudusabire kuva mu isoko tuze ku isoko ivubura amazi y'ubugingo. Mu rugo mudusabire kuhindurirwa amateka, amateka mabi ahinduka amateka meza. Wa 15 abandi benshi baje bavuga bati natwe abadahari mutwibuke mu isengesho. Bose buri wese aho uri gira Yesu icyizere umwemerere agufata ukuboko urakira nta shiti. Uwa 16 none wa nyuma yavuze ngo bari ngewe ni ibitosho gusa unsabire bimbeho kuko ndumva ndemerewe ndumva nararambiwe narabuze n'icyizere mu buzima bwanjye. Musabire rero ibyo bitosho Yesu abikureho kandi turabiza arashoboye kandi ahindura ibyanze kugira gute guhinduka. Ngabonera badutumye namwe Yesu mumubwire bya bindi byose mwaje kumusaba. Reka rero tuzirikane kunyigisho y'uyu munsi nababwiye ngo inyigisho yitwa uruhorwe garuka ugabike. Murabizi iyo umuntu yarohamye yego iyo umuntu yarohamye kugira ngo bamurohore bisaba yuko yiyoroshe yego bisaba yuko yiyorosha kugira ngo nubwo bakora ku gasatsi ahita azamuka akarohora sibyo se ariko iyo yikomeje agatera imigeri baramurohora ubu ngubu turi muri Roho Mutagatifu twiyoroshe kugira ngo tugire gute turohore abagiye kure nitugaruke kugira ngo tugabire yandi yatigo mware mworohe murohorwe mugaruke mugire gute mugabire. Isengesho by'Imana rero nimuze muri gahunda ya bibwire Yesu tumusabe atubabarire. Iyo akubabariye urisanzura ukamubwira ibyawe byose witeguye ko abikugenzereza uko ubishaka. Nta gushidikanya rero bigenda neza kuko nta rubanza ufitanye n'Imana ndetse n'abagenzi bawe. Ngira ngo umuntu wese uranga yumve ko ari mukundwa w'Imana. Umve kurinde uri igisingizo cy'Imana kandi uri mukundwa w'Imana. Bira mugenzi wawe muri igisingizo cy'Imana bagiye. Uri igisingizo cy'Imana. Nawe musubize ngo uri mukundwa w'Imana. Mukundwa w'Imana rero birashoboka ko wagiye kure y'Imana. Birashoboka ko akakanya wihebye. Birashoboka ko akakanya uri kugabwaho udutero shuma twa Sekibi ndetse n'abambari be n'abuzukuru be. Birashoboka ko waba uri kubabara no kubabazwa. Birashoboka ko waba utagangajwe n'uburwayi bwawe ndetse n'ubw'abantu. Aka kanya emera urohorwe garuka ugire gute ugabirwe. Niba ufite ukwemera rero gahunda ni yayindi nibibwire Yesu buri munsi. Niwe wenyine dukwiye kwiringira, niwe wenyine utubabarira by'ukuri, niwe wenyine ushobora kudukiza, niwe wenyine ushobora kuduhishira. Haleluya. Babandi biri bagushuka ngo bazakugirira akamaro bakakwaka n'amafaranga kugira ngo bya bibazo ufite bikemuke. Ndakubwiza ukuri ntabwo bizashoboka. Bizashoboka. Hari n'igihe ujyayo Yesu akabikora kwibwira ko ari b'amafaranga tubabikoze. Kandi ari nde wabikoze? Emera worohe uze kwa Yesu afite byose badi. Yesu ngufitiye icyizere. Yesu ngufitiye iki? Icyizere. Kandi byose birashoboka. Uyu munyakanahani twumvise yemeye gahunda yo kubibwira Yesu ku ikubitiro maze atera hejuru ati mbabarira Nyagasani mwana wa Dawudi mbabarira. Mwabyumvise? Umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Uyu munsi wenda niba ndi umwana ngo umubyeyi wanjye yashegeshwe nande na roho mbi. Umugabo wanjye yashegeshwe na roho mbi. Umugore wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ubibwire Yesu kandi ndashidikanya. Ariko Yesu mbabarira kubera ko ntakigenda cyane. Nagize ukwemera gukeya nakubura icyizere. Ariko uyu munsi naje kugira ngo mwereke ko mwemera kandi mufite icyizere. Mbabarira rero
ukize umukobwa wanjye, ukize umubyeyi wanjye washegeshwe na rombi, maze uhindure ibyanze kugira gute, byanze guhinduka. Ese ababyeyi b'iki gihe babigenza gutyo, cyangwa babigenza hamwe bavuga ngo umusonga wundi ni ukubuza kugira gute, gusinzira? Siko bigenda. Umuntu akagutabaza ngo nyabareka ajya kunsabira dore rombi yanteye, akugenda byose byabuza gusinzira. Genda wamuvuna mu bito, genda. Ariko twebwe twabonye ko tugiye kubanga abandi nka ba Marita. Bande? Ba Marita bajya gutabaza Yesu ngo yuba hano musaza wanjye ntaba yaragize gute, ntaba yarapfuye. Twese ntitwavuze ko tugiye kuba Marita. Ba Marita tugiye guhuruza Yesu aze maze ahindura ibyanze kugira gute, guhinduka. Twabonye ko Lazaro Yesu yahageze agasuka amarira bakavuga ati wikirirwa murushye bungu baranuka. Siko bavugaga se uyu munsi ni wakangaye, uyu munsi ni wakane bungu baranuka. Ariko Yesu akajayo. Yesu akagira gute? Ahantu Yesu atajagaje. Ahantu Yesu atajagaja no mu rugo iwacu yajagajayo. Umutikirira. Ahantu Yesu atajagaja no mu rugo iwawe Yesu arahazi. Ibibazo bihari byose Yesu agize gutyo arabizi. Akeneye gutera agatambwe kamwe kugira ngo nabatere 99 gusanga maze byuzure 100 by'umunezero. Maze ujye ureba mbega umunezero. Siko bimeze se? Uyu munsi Yesu arabasetsa. Yego. Ayatigwa mwari yabonye naye mutere murashirana. Haleluya. Amen. Ese ababyeyi b'iki gihe babigenza batyo? Ese abana b'iki gihe babigenza batyo bagasubira ababyeyi babo? Yego. Yesu mbabarira umukobwa wanjye agize gute, yashegeshwe na roho. Mbabarira umubyeyi wanjye yashegeshwe na roho mbi. Yesu nta hantu atajya, hose ashaka kugira icyarimwe. Akagera ku mubyeyi wanjye urwaye uri hirya hino, akagera kuri wa mwana urwaye nubwo yaba ari hirya no hino, maze Yesu akabwira ijambo rimwe gusa byose bikagira gute. Tubabarire Nyagasani. Isengesho ry'Imana rero Yesu arabyumvishe, aricecekera ntiyagira icyo amusubiza ako kanya. Mwamwumvishe Yesu aricecekera. Aha tuhumve neza, suko Yesu yamuciye amazi wa mugani w'iki gihe. Ukanda kamwe, uyanciye amazi. Yesu ntabwo ari ko yamuciye amazi, suko atitaye ku mubare afite, birakwiye ko tumenya ibisubizo bya Yesu. Ibisubizo bya Yesu ni bitatu. Ni oya, ni yego, cyangwa ni tegereza. Ni bingahe? Ni bingahe? Ni yego, ni oya, cyangwa se ni tegereza. Ashaka kuvuga oya kucyo wasabye, hari ibindi byinshi byiza ashaka kuvuga. Bishoboka se? Ariko ngo Yesu udashaka kariye, ukavuga ngo ni kariya ashaka, kandi Yesu ashaka kuvuga ibindi bigize gute byinshi. Ushaka kubura umukobwa, ukavuga ngo Yesu ndashaka umugabo, harabasha gusaba abaganga. Yesu akavuga ati mwana wanjye uretse hari ikiwerewere cyashaka kukujyana kikagutesha umutwe. Buretse kibanza kiva mu nzira, nzaguha umugabo w'umugisha. Haleluya. Amen. Mumere Yesu abashira ibumbi. Ko hari umugabo uri kundambariza umusore kandi mbona ari mwiza afite n'ikofi n'amafaranga. Uziyere yakuye he? Uziyere amafaranga azayakoresha kujyana hehe? Yesu niba avuze ngo yicecekeye agaruka ibibazo byawe atabyumva. Tegereza wasanga ejo mu gitondo ari uko bizagenda. Yesu yaravuze. Wari umugenzi wigeze asaba bifuti ku modoka yari gutambuka, yego umuntu aramutse atambuka niruka mutera n'ibyondo. Ngo Yesu ngo numvaga naniwe, numvaga nshaka kugeraho njya hakiri kare, none rero imvura mu kibya muri. Ariko Yesu mbabarire kubandukanye nawe mubabarire, nawe ntabwo angariye. Ageze imbere asanga ya modoka yibiranje nawe amuhitabye Imana. Kristo Yesu akuzwe. Iyo ukiza kubona iyo rifuti wowe bari kuba bagiye. Yesu akavuga ati oya iyi modoka ntabwo ugira gute, ntabwo uyigendamo neza neza. Ariko Yesu abagira ngo akurinde, tegereza isaha y'iki, tegereza isaha y'Imana. Yesu araza kubikora niba ufite iki, niba ufite kwera, niba utagufite nyine wahere. Kristo Yesu akuzwe. Aha tumumve neza rero ibisubizo bya Yesu ni yego, ni oya cyangwa se ni tegereza igisubizo cy'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Dore kandi imbogamizi bakidobya batajya babura mu buzima bwacu. Bakidobya ntibajya babura. Mwabumvise se? Abigishwa begera Yesu baramuhinginga bati mwirukane kuko dusakuza inyuma. Ariko ye nawe ngo ufite umuntu w'inshuti yawe undi mwirirwa musangira, mwirirwa muhoberana, niwe uzajya gutabaza Yesu. Yesu mwihorere uri yaratunaniye, uri reka mwihorere, akigenda
nihorere nashaka twe narindagira barabigishwa ntibagitanaga na Yesu ra sibo bambere atubiye imigati baryaga bagapfinigiza mbere y'abandi bose ariko rero abaye bakitwa ati Yesu mwihorere Yesu aje kukugira neza ariko umuntu araje yitambitse akwitambitse imbere abo ntabwo tubafite bakitobye n'abahari niba gutobuza iceceke wisekere n'abagize abigende turababwiye abo bakitobye rero barahari timwirukane kuko adusakuza inyuma twe twahisemo kwibera ba Marita bahuruza Yesu maze ibuye rigakwirwaho wari wapfuye akagira gute akazuba mu izina rya nde izina rya Yesu. Hari benshi bazakubera imbogamizi mu nzira urimo yo kwitagatifuza, mu nzira urimo ugarukira Imana, mu butumwa ukora bwo kwitagatifuza no gutagatifuza abawe, ariko humura oroha ugire gute uruhorwe garuka maze ugabirwe ibyiza bikomoka kuri Nyagasani. Bavandimwe rero bisingizo by'Imana, Yesu ntareba nk'abantu, arabasubije ati nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye za Isirayeli. Uwo muryango muri kino gihe ni twebwe twese, ni twebwe abemera. Yesu rero ni njyewe yaziye, ni njyewe umunyabyaha, ni njyewe w'ikiwerewere, ni njyewe w'igihatete. Yesu umwana wa Dawudi ugira gute? Kabari. Njyewe w'ikiwerewere, njyewe umunyabyaha, Yesu aje kunsetsa. Aje gukora wiki byaguye. Aje gukiza wa mukobwa wanjye, yego. Aje gukiza wa mugabo wawe wakunaniye. Aje gukiza wa mugore, aje gukura abo abaturanyi bawe biga bagutesha umutwe, maze wishime maze ugera akanyamuneza. Haleluya. Amen. Tubona rero Yesu asiga intama 99 akajya gushaka imwe yagize gute? Yazimiye. Yamara kuyibona akayishyira ku rutugu maze akayigarura mu rwuri, bagakora umunsi mukuru bagakora ibyishimo. Yesu ashimishwa nuko nari nagiye kure, ariko uyu munsi nkagira gute? Nkagaruka. Yesu arashira he? Ku rutugu, narangiza agire gute? Angarure mu rwuri. Angarure mu mudugudu wande? Umudugudu wa Yesu, handi hari ibyishimo, handi hari umunezero. Maze dutereka akarimbo, mbega umunezero. Mbega umuki? Abantu bashaza batari guseka none basetse kabaye. Yesu yatangiye kuvuga ngo yatangiye kubakiza hakiri kare. Hari abaje bari guhekenya amenyo, hari abaje neza amenyo, ariko batangiye kumwenyura. Naye mutero yatangiye kuza. Haleluya. Amen. Bisingizo by'Imana rero ni muza Yesu mubwira ibyacu byose. Uyu mugore twamwumvise yigeze acika intege, ntabwo yacitse intege, ahubwo yakomeje kubibwira Yesu. Yesu ntabara. Uyu mugore yiyoroheje ndetse yaje apfukamye. Yiyoroheje narageze gute? Araruhuka. Yesu asuzumye kwemera kwe ati ntibikwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire iki? Ibibwana. Uwo mugore ntiyamuvirira. Umugore yaje azijya ashaka. Icyo ashaka ni umukiro w'umukobwa we, kandi afite ukwemera ko biza kugira gute? Gushoboka. Umugore arasubiza ngo burya n'ibibwana biri tuvungukira kuko aho bashebuza bagize gute? Bafunguriye. Nuko byose birashoboka. Yesu amaze kubona ukwemera kwe ati mugore ndikugendegera kugize gute? Uko ubishaka. Ako kanya umukiro utaha muri rwa rugo, basingiza Imana kandi barishimye. Haleluya. Amen. Isaha irageze rero umukiro utashe kuriya mugore wemera, kuriya mugore wiyoroheje. Uriya mugore wagize gute? Wiyoroheje, waciye bugufi yagapfukama agatakamba, kandi Yesu koko akamwikira aje kugira gute? Gusaba. Arakarimbo tujya turirimba. Wirata iratane Yesu, wirata, wirata iratane Yesu, wirata, wirata iratane Yesu, wirata, wirata iratane Yesu, wirata iratane nde? Yesu, iratane Yesu, kandi byose birashoboka. Bisingizo by'Imana rero birashoboka kuwemera, birakwiye rwose kutakambira abacu barwaye, twemera ko Yesu ashoboye byose. Twemera ko Yesu afite ububasha mu ijuru no ku isi. N'ububasha bufite inkomoko abukomora ku Mana Data wa twese udukunda. Niturekera aho rero rwose kurangarana abacu bameze nabi. Abagifite akenge n'ukwemera tubabwire iyo gahunda yo kubibwira Yesu buri munsi, maze ubwabo babimwibwirire.
namaze kubabwira abadutumye ngo tubabwire Yesu uburwayi bafite n'ibibazo bafite. Mwabyumvise no kugira ngo twungumwe tubasabire, kandi Yesu ahindura ibyanze kugira ngo uhinduka. Bavandimwe rero gusingizo by'Imana, bajya bavuga ngo hari ibintu bihura n'ibidahura. Hari ibihura n'ibitagira gute? N'ibidahura. Hari ibihura n'ibitagira gute? Babwire ibihura n'ibidahura. Babwire. Umwana wagiye mu ishuri ajya kwiga, nyine murabona bagiye kwiga, nyine baba bagomba kwiga cyane, sibyo se? Hari umwana wize aba agomba no kubazwa kugira ngo basuzume bamenye ko ibyo yiga agira gute abifata. Uwo mwana yari ageze mu wa gatatu wa Turunguru, bigeze mu gihembwe cya gatatu neza, ubundi hari igihe urangara bakakwirukana, siko bimeze se? Nuko bigeze mu ibazwa rya nyuma, umwana buri buryo abigenza, ariga neza, ubu turamwica biranga, avuga ati aho kugira ngo naye ndakora ibishoboka byose. Nijoro mu gihe abandi bagiye kuryama ajya gucura inkota murabizi, ajya kureba mu ikayi nyine, yandukura ibibazo, yandukura n'ibisubizo kugira ngo aze kureba. Kristo Yesu atuzwe. Ikizamini nyine kiraba, ibibazo arabibona, umwana akajya asoma, akagera abandi agasanga bashishikaye, ariko akabura icyo agira gute yandika. Ndapfuye neza baranyirukanye karabaye. Kristo Yesu atuzwe. Ariko kubera ko yafite akabamfasha, aza gukora inyuma ku mufuka w'ikibuno, yego, aza kuvanamo agapapuro, nuko akajya areba, acunga mwarimu nyine wari uri kureba, yuko amureba, umwarimu nyine wari yibereye mu nguni aho ngaho, abari mu kindi bayibereye mu matelefoni, sibyo se? Yibereye mu nguni, akajya amucunga, yarangiza akareba akandukura, yatangiye kwishima, asanze ibyo yanditse n'ibyo babajije biguye, kujya yandukura ibisubizo, yego. Nuko baza kuvuga ngo basigaye 5 barandukura, arashishikara. Nuko arangije akajya areba, akishima, akareba icya kabiri, icya gatatu, icya kabiri, icya gatanu, yego. Noneho ibyishimo bimwaga mu nda, birahura. Yewe mwari, birahura. Banyeshuri bagenzi banjye, birahura. Mwarimu, uyu mwana yasetse, birahura se n'ibiki? Birahura mwari, birahura. Oya, ntabwo nabyihangane, birahura se n'ibiki? Ubiki? Birahura, mwari, birahura. Banyeshuri bagenzi banjye, birahura. Bigize gute? Baragiye gufata umwana bamujyana imbere, aho mwanjyana hose bigize gute? Ubwo umwana baragiye baramukosora nyine, birumvikana nyine aruzuza kuko byari byagize gute? Umwana ageze mu kizamini cya leta cya Turokome, abigenza gutyo, bigize gute? Birahura. Umwana ajya mu wa 4, yego, ajya mu wa 5, bigira gute? Bihura. Ajya no mu wa kangahe? No mu wa 3, bigira gute? Bihura, yego. Akora n'ikizamini cya leta cya kindi nyine kiba diplome, yego, nabwo bigenza gutyo, bigira gute? Birahura. Abona amanota y'imbere rwose. Ajya kwiga muri kaminuza mu wa 1, bigira gute? Birahura. Mu wa 2 bigira gute? Mu wa 3 bigira gute? Uwo mwana biza kugeraho abona diplome, aba umudogiteri, byose byaragize gute? Akajya agenda, byarahuze. Byose umudogiteri byagize gute? Baza ngo nyuma yaho byagenze gute? Baza nyine mubaze ngo byagenze gute? Nyuma yaho papa we yaje kuremba, araremba. Ubwo hagati uwo mwana nyine yitwaga Nyagahene Kiriyofasi, kubera ko byahuye baza kumwongeraho Nyagahene Kiriyofasi, birahura. Abantu bose bari bazi ko yitwa nde? Birahura. Abaye na dogiteri, abadogiteri nde? Birahura. None bavuga ati ubwo papa warwaye rwose aranarembye, nta wundi wamuvura usibye dogiteri nde? Birahura. Nuko bamujyana nyine mu bitaro aho yavuriraga, mukarangije nyine arareba, aratitira, ati papa wanjye arapfuye, ati kandi dogiteri nde? Birahura. Nuko arangije abandi bose bariheza, avuga ati bwari papa wawe nyine ushaka uburyo umuvura neza, yego se? Nta n'ikibazo cy'amafaranga uzagira, umuvure neza rwose, baranigendera. Dogiteri Birahura rero, papa afite umuriro mwinshi cyane, agomba kumutera igishite kigabanya umuriro. Aragenda areba handi hari inshinge, aravuga ati papa arapfuye, aragenda. Urushinge rw'umuriro ni urunguru cyangwa ni urunguru? Oya, si urunguru, ni urunguru. Aba ararucomeye nyine, aragenda kugira ngo atabare papa we, abamuteye igishinge hano ku kibuno ngo kigabanye umuriro. Bita bihura, ise aramuhura nyine. Sinjye wahera, Birahura. Yiza bihura nyine, agenda kuvura se, bigira gute? Birahura. Nuko yiza kopera, birangira n'ubundi isa ageze gute yamwici. Kristo Yesu atuzwe. Imana wayijijisha?
n'umudogiteri birahura. Yego, ibyakoze byose byagiye bigira gute? Bihura, agenda akopera ajijisha abantu ntibamufata. Yego, ariko Imana yo wayijijisha. Hari igihe rero tuzanga tukaza gusenga turi byinshi twubakiyeho bya bindi by'ivunamuriro bya gipagani n'iki, birahura cyane bihura. Kuroga birahura, kuraga ukaza no gusenga birahura. Badi birahura, ntabwo bihura. Gusingiza Imana nyine mujye musubiza birahura cyane. Ni gusingiza Imana birahura, gusura abarwayi birahura, gutabariza abarwayi birahura, gutabaza Yesu birahura, gusingiza Imana birahura, guterekera birahura, guterekera birahura. Hari ibintu bihura n'ibitagize gute? Reka rero uyu mwanya duharanire ibigize gute? Ibihura no gushaka kw'Imana aba ari byo dusaba, kandi twizeye ko Yesu agize gute? Aza kubiduha. Abana dusabira ababyeyi bacu, si byo se? Ababyeyi bacu barwaye, ababyeyi bacu barembye. Yego, dusabe Yesu akureba iki? Yego, dufite ba bandi iminsi ruhije byarananiye kugira gute? Kwiyakira. Yesu nakureba iki? Dufite abashomeri bacu bari aho ngaho bihebye, kuba yarize agashoma. Ni byiza? Dusabe Yesu akureba ibibazo bigire gute? Bihure, babone akazi kandi babone n'ibyishimo. Haleluya. Inyigisho y'uyu munsi niyo ngiyo. Oroha ugire gute? Urohorwe. Garuka ugire gute? Ugaruke. Niba byaranahuye bitajyanye no gushaka kw'Imana, ndagira ngo uyu munsi tugaruke bikure mu gushaka kw'iki? Imana. Niba hari abantu bizaga babirahura ngaha ndabasuhuje, ariko ngiti Yesu byarahuye rero nyine nagiye mu ngeso mbi. Yego, nagiye mu mwijima, ariko uyu munsi ndagarutse kugira ngo ngire gute? Kugira ngo ngire gute? Kugira ngo ngabirwe, ndiyoroheje kugira ngo ngire gute? Ndohora. Yesu Yesu atuzwe. Ndagira ngo tugiye gufata akanya buri wese arimo byagiye bihura nabi. Yego, tugati Yesu byarahuye ariko byahuye nabi. Noneho ndaje kandi ngufitiye iki? Icyizere. Fata ukuboko kugira ngo bihure no gushaka kwawe, nishime ngire imbaraga zo gukora ugushaka kwawe. Yesu Yesu atuzwe. Bose birashoboka.